Haleluya, amahoro y'Imana abane natwe, ku mazina ni y'ayandi Umutoni Sandrine, abakunzi banjye ndabasuhuje mwese, Imana ijye ibaha umugisha kubera ko munkurikirana, kandi muntera n'imbaraga, Imana ibahe umugisha cyane mu byo mukora byose, Yesu abihagararemo, bya bindi byanze mwizere biri bukunde kandi birashoboka, kuko ijambo riravuga ngo ni Imana ishoboye byose, ntaho ijya igera ivuge ngo irananiwe ngo cyangwa se ntishoboye, wowe gira kwizera gusa. Njya nkubwira mbere y'uko twumva ijambo ry'Imana tugomba kubanza twashima, dusenge Imana, buri wese ushime, wowe wabonye byemeye, wowe wabonye uramutse bicyemera, wowe wabonye weguye umusaya bicyemera, igitondo gishobora gusa n'ikindi ariko ibibereyemo ntibibe kimwe, ariko wowe wabwiriwe umugisha ukabyuka ugihumeka umwuka w'abazima, shima. Reka dusenge Imana kubw'ijambo tugiye kumva kandi dushimire n'Imana yabanye natwe. Mana turagushimye, turaguhimbaje, uri Imana nziza, waturinze, si ubwiza, si uburanga, si icyubahiro, si uko tuzi gukiranuka, ahubwo ni imbabazi zawe watugiriye. Iyi saha ndaguhamagaye, reka ubane natwe, reka utugirire neza, reka utwiteho, uduhagarareho, tugiye kumva ijambo ryawe ntirice mu gutwi kumwe ngo rihinduke mu kundi, ahubwo rishinge imizi mu mitima yacu. Mana ndakwinginze uyu mwanya ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nyemerera urumvira ijambo wese rigira aho rimukura, rigire n'aho rimugeza. Mana ndatuje, reka unutuze mu izina rya Yesu, amen. Hari indirimbo ya 36 yo gushimisha Imana, ikunda kumfasha, iravuga ngo ntumpiteho Mukiza, wumva uko nganya, ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige, kandi nawe ntagusige. Igice cya 3 kiravuga ngo nta wundi nakwizigira, ni wowe nshaka, umvura ibikomere byanjye. Abantu dufite ibikomere byinshi cyane, hari ibikomere waba waratejwe n'urugo, hari ibikomere waba waratejwe n'umugabo mubi cyangwa se n'umugore mubi, hari ibikomere waba waratejwe n'imiryango, hari ibikomere waba waratejwe n'inshuti, ariko ibyo ugenderera abandi, nubwo ufite ibyo bikomere, ntigusige nanjye ninsige. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, turasanga muri Zaburi ya 70, umurongo wa 1 kugeza kuri 5. Tena turasoma Zaburi ya 35. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ahanini iyo abanzi bacu cyangwa se abarozi, iyo bazi amazina yawe yombi, bajya bagufatira kuri ya mazina, cyangwa se bakagufatira ku butaka, cyangwa se bakagufatira no ku bindi bitandukanye, ariko nawe wa mwanzi wawe, wa wundi wumva ko nta cyiza cyakugeraho, ufite uburyo wasenga, ukamusengera mu isengesho, kwa kundi badutongera amagambo ngo urakamera gutya na gutya, urakamera gutya na gutya, ntibizakunde, ntibizakora iki, nawe ufite uburyo wamusengera, ibyo yagutongereye byose ukabisambura. Kadusome mu izina rya Yesu. Mana tebuka unkize. Zaburi ya 70. Uwiteka tebuka untabare, abashaka ubugingo bwanjye. Wa wundi ushaka ubugingo bwawe, wa wundi wumva ko utatuza, wa wundi wumva ko utanezerwa, amazina ye runaka ashaka ubugingo bwanjye, ukabivuga nyine uri gusenga, akorwe n'isoni, bamware, ukamubwira nawe amware nk'uko nawe yifuza kumwara. Abishimira ibyago byanjye basubizwe inyuma, bagirwe igisuzuguriro. Ukavuga wowe runaka wishimira ibyago byanjye,
usubizwe inyuma ku buzima bwanjye kandi ugirweho igisuzuguriro. Umurongo wa gatatu, abambwira bati aha aha, basubizwe inyuma ku bw'isoni zabo. Wa wundi nyine wuzi amazina ye asubizwe inyuma wa wundi ukubwira aha aha, wirirwa agutaramana, wirirwa avuga icyo yishakiye ku buzima bwawe, azi ko ari we ufite ubuzima bwawe. Nawe usenge muri iri sengesho riri muri Zaburi, asubizwe inyuma ku bw'isoni zabo, ku bw'isoni zabo. Abagushaka bose bamwishimire, bakunezererwe. Abakunda agakiza kawe bajye bavuga bati Imana ihimbazwe. Hari n'abakwifuriza ibyiza, nawe ugomba kubifuriza ibyiza. Ariko njyeweho ndi umunyamubabaro n'umukene. Mana tebuka uzaho ndi. Imana yumve gusenga kwawe, nitebuke kukumvira, kubera ko abanzi ni benshi, abanzi barahagaze, itebukire kudutabara. Mana tebuka aho ndi, ni wowe mutabazi wanjye n'umukiza wanjye. Uwiteka ntutinde. Imana ntitinde ku buzima bwawe, izikurengere. Nubwo abaguhiga, nubwo abanzi bakugose, ariko izikurengere. Twongere dusome Zaburi ya 35. Aravuga ngo Zaburi ya Dawidi. Uyu ni Dawidi, nawe yaragoswe n'abanzi, abanzi bari benshi. Arangije aravuga ngo Uwiteka burana n'abamburanya. Uvuge mu zina, Mana burana na runaka umburanya. Rwana n'abandwanya, arwane n'uwo muntu ukurwanya. Enda ingabo nto n'inini, uhagurukire kuntabara, kandi ushingure icumu mu ntagara. Wimire abangenza, ubwire umutima wanjye uti ni jye gakiza kawe. Abashaka ubugingo bwanjye bamware. Wa wundi wumva ko mbese ari we ugufite, nagushakisha akubure amware. Kubera ko badukorera ibintu byinshi bakagira ngo biratugeraho, ariko kubera ko itanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu, bya bintu byabo bigapfa ubusa. Ugasanga yakugiriye mu bapfumu, ugasanga yateza ibintu akagira ngo hari icyo biragutwara, bigapfa ubusa kubera ko dufite itureberera. Noneho ngo ubwire umutima wanjye uti ni jye gakiza kawe. Abashaka ubugingo bwanjye bamware, bagire igisuzuguriro. Abanyijya inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma. Babandi bajya inama ngo runaka gutya na gutya, ugasanga bakugendeye ahantu hadakwiye, ugasanga bagukoreye ibintu bidakwiye. Umva, basubizwe inyuma ku buzima bwawe kandi bamware ku bw'isoni zabo nke. Ngo baterwe ipfunwe, babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga, kandi marayika w'Uwiteka abirukane ku buzima bwawe, abirukane ku rugo rwawe, abirukane muri bizinesi yawe, abirukane, mbese abafungire amarembo yose ku buzima bwawe. Amina. Ubwo rero nujya wumva byakugoye, byanze, ujye usoma muri iyi Zaburi. Burya hari igihe n'umuntu akugendaho akakuroga ariko ukaba uzi ngo ni runaka, nawe ufate amazina ye yombi ubundi umupfukamire. Amina.
bya bindi yishingikirije bizamubana nk'umuyonga. Kadusome tugeze ku 9. Inzira y'abiyumwijima n'ubunyereri. Inzira ye iba umwijima ku buzima bwawe, kandi b'ubunyereri najya kukugera ahanyerere akubure mu izina rya Yesu. Ngo kandi marayika w'Uwiteka abagenze mu izina rya Yesu, abagenze ku buzima bwawe, ngo kuko bantegera ikigoyi kubushya badafite impamvu. Bari kukuziza ubusa. Hari igihe umuntu ajya azira ubusa ugasanga urarengana, ariko ugasanga umuntu ntaguhaye amahoro. Nawe fata amazina ye yombi, niko nkubwiye. Kandi iki kintu nkubwiye nugikora 2 3 ntibikunde, uzamenye ko ibyo nakubwiye nakubeshe. Ngo kandi badafite impamvu bateza ubugingo bwanjye ubushya, kurimbuka kumutungure ku buzima bwawe. Arimbuke mu izina rya Yesu, kubera ko yumva ko ari wowe yarimbura, ari we urimbuka mu izina rya Yesu. Ibigoyi yateze aba ari we bifata ubwe, akigwemo arimbuke, akigwemo ndetse atari we wenyine, akigwemo we n'urugo rwe, akigwemo we n'umuryango we, kubera ko yumva ko nta cyiza cyakugeraho. 8. Kurimbuka kumutungure, ikigoyi yateze ari we gifata ubwe, akigwemo arimbuke. 9. Nibwo umutima wanjye uzishimira Uwiteka, uzishimira agakiza ke. Twakire neza ijambo ry'Imana. Muririmbyi niwe waririmbye utakurusha gusenga ntakagukange, kandi utakurusha gusenga ntakaguhabure. Wowe koresha ijambo rya nyir'ijambo, kuko nawe ikintu akoresha kikagufata cyane ni ya magambo agutongera, nta kindi akoresha ku buzima bwawe. Nawe mutongera iri jambo riri muri Zaburi 35 umurongo wa 1 kugeza ku 9. Nurangiza ufate Zaburi ya 70 naho umurongo wa 1 kugeza kuri 5. Imana itugirire neza. Abumva ko wakorwa n'isoni bamware. Umuririmbyi n'uririmba ngo umwanzi agucira icyobo, Imana ikagucira akanzu. Imana itugirire neza. Usengere muri iyi Zaburi, wowe ubabaye, wowe wumva uremerewe, wowe wumva byakugoye, wowe wumva byakunaniye, sengera muri iyi Zaburi, birakunda mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Wowe ufite ikibazo cyari cyo cyose, tekereza ku kibazo ufite, kuko dufite Imana itureberera ku manywa na nijoro. Nkunda kubwira abantu uko waba umeze kose, waryama ugaramye, waryama wasamye, nta gisimba cyaza ngo kijye mu kanwa kawe, kubera ko dufite itureberera. Ese wowe uri iki ko itanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe? Umuntu nkawe agukange, reka guterwa ubwoba n'abiyita Abayuda, niko umuririmbyi yaririmbye. Reka guterwa ubwoba, usengere muri iyi Zaburi. Gira kwizera, zamura kwizera, dusenge Imana. Kadusenga Imana. Wowe ugire kwizera gusa, waba urwaye, waba wumva nta mahoro ufite muri wowe, waba wumva uremerewe, waba wumva mbese byanze neza, no kuri finali jya yigaragaza. Senga, zamura kwizera muri iri sengesho. Icyo nzi cyo birakunda kandi birakoreka mu izina rya Yesu Kristo.
Mana turagushimye, turaguhimbaje, yewe Uwiteka Nyiringabo, turagushimye wabanye natwe, turagushimye watugiriye neza, turagushimye waturengeye, izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Iyi saha dusengeye buri muntu wese ufite ikibazo, ndagusabye umutabare, umurengere, turakwizeye, tukwizeye nk'intwari mu ntambara, tukwizeye nk'umunyembaraga, tukwizeye ko uje gukemura ibibazo bya buri wese urareba ino videwo, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen.